Imyuzure y'amazi menshi yamanutse ava ku misozi ahura n'inzuzi zasenyukaga kubera imvura nyinshi. Ubuzima bw'abantu bwahindutse mu kanya gato. Abaturage bari barubatse amazu yabo ku nkengero z'uruzi no mu kibaya cyari hagati y'imisozi. Ntabwo bari biteguye ibyo biza byari bije bitunguranye. Imvura yari isanzwe igwa, amazi akaba menshi mu nzuzi no mu migezi yamanukaga muri icyo kibaya, ariko ntateze ibibazo. Uwo munsi ho bagize ngo ni imperuka, bakeka ko ari umwuzure wo mu bihe bya Nowa ugarutse. Imvura yakomeje kugwa ari nyinshi, amazi yuzura vuba, maze atangira kwinjira mu gasenya, inzu yangiza imyaka, atangira kwica amatungo n'abantu. Batangiye kubura ubuzima mu minota mike cyane, abandi bahangana no gushaka uko bahunga, nubwo bwose nabyo bitari byoroshye. Abari bafite imbaraga, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore bakiri bato, batangiye gushaka uko bahungira mu misozi hejuru no mu bice bitari byakagezweho n'imyuzure. Ikibabaje nuko ab'intege nke bo bari bamaze gupfa, abana batangiye kureremba mu mazi, abasaza n'abakecuru ari uko. Hari n'abasore bangaga guhunga amazi akigera mu mavi, bagashaka kurwana no gutabara barumuna babo cyangwa ababyeyi babo, bose amazi akabakushumukana, bakagenda bakubita umutwe ku mabuye bagapfa. Ubusanzwe ako gace kari gafite uburumbuke, kari mu twambere tweraga umweru mwinshi mu gihugu. Abaturage baho bari bazwiho kubana mu mahoro, kandi kubera ubwiza bwako mu bigaragara, abakerarugendo ntibahaburaga. Hari ahantu h'ikibaya cyabaga hagati y'imisozi cyari gikunze kuba cyiza ku buhinzi, kuko imigezi mito n'amasoko y'amazi byari hafi y'ubutaka bigatuma bwera cyane. Abaturage bari barubatse amazu yabo mu buryo bwa gakondo, bamwe mu biti abandi mu matafari asanzwe y'itaka yo bita rukarakara. Ku manywa wasangaga abana bikinira ku nkengero z'uruzi, abagore bari mu turimo tw'amaboko two mu rugo cyangwa bajyanye n'abagabo babo mu mirima. Bamwe babaga bagendagenda mu nzira bajyanye imyaka ku isoko cyangwa bavuye guhaha ibindi bintu. Mu bibaya hiberagamo inyoni zabaga ziri mu biti ziririmba mu rukerera no mu masaha y'ikigoroba, ku buryo abaturage baho nubwo batari barateye imbere cyane bari bishimye bitavugwa. Wenda bamwe muri bo bagorwaga n'ubuzima, ariko byari bisanzwe nk'ahandi hose. Icyo barushagaho mu bindi bice nuko bari bafitanye umubano mwiza. Bahuriraga ku masoko, mu masengesho no mu birori by'isarura. Iyo babaga basoje gusarura bose, bakoraga ibirori ahantu hatandukanye, bagasangira ibyo kurya babaga bejeje, byaba ari ibyakorwagamo inzoga nabwo bagateranira hamwe bakayisangira. Buri mudugudu wabaga umeze nk'ahari umuryango, ku buryo abawugize bose babaga bagomba guhurira muri ibyo birori. Mu bihe bisanzwe wasangaga abasaza n'abakecuru bicara bakaganiriza abana n'abuzukuru babo inkuru bicaye ku ziko, nabo bakicara ku ruhande bumva inkuru z'imigani n'amateka y'abakurambere. Ubuzima bwari ubw'abanyacyaro, icyakora n'icyo gihugu nticyari cyagateye imbere cyane birenze, cyari kikiri mu nzira y'amajyambere. Ikibaya cyari cyegeranye cyane n'uruzi runini rwari rufite imigezi myinshi, byatumaga ubwo butaka bweraho imyaka n'imbuto byose. Uko kwegerana n'inzuzi n'imigezi nubwo byari byiza kuri bo, byari n'imbogamizi n'ibyago byari byihishe. Nta muntu wari warigeze atekereza ko ubwiza bw'ubwo butaka bwashoboraga guhinduka umuvumo mu gihe imvura nyinshi yari kuba yisutse bigatuma amazi asenya ibyo byose. Muri ako gace rero hari hatuyemo imiryango ibiri mu mudugudu umwe. Iyo miryango ikaba yari irimo umuhungu n'umukobwa bakundanaga cyane, Dave na Nora. Dave yari umusore w'inyangamugayo ukunda gukora akazi ko guhinga muri ibyo bibaya. Ku mubiri yari afite igihagararo cyiza, atari muremure cyane, afite amaboko akomeye nk'umuntu wakoraga akazi k'ingufu. Yicishaga bugufi kandi igihe cyose yabaga afite intego ari kurwana no kugeraho. Nora we yari umukobwa mwiza, afite umusatsi mwiza kandi muremure. Yari azwiho gukunda gusetsa no kuvuga amagambo meza atumaga abandi bigirira icyizere. Yari afite isura ikeye itarimo uduheri, ari umwe mu bakobwa biza babaga muri ako gace, ndetse abasore benshi bari baramusariye. Nubwo ari mwiza bwose, ibirenge bye byari byaramenyereye kugenda vuba mu mirima n'ahandi hose byabaga ari ngombwa ko agera. Mbese ntiyirataga ngo yigire umutesi kuko ari ikizubazuba. Mu maso yahoranaga akanyamuneza, bamwe bakamwibeshyaho ko aribanaga abantu bose impuhwe. Bombi bari barakuriye muri ako gace, baramenyereye uturimo tw'amaboko, baramenyereye amazi yo mu ruzi n'ikirere cyakonjaga cyane nijoro. Ubuzima bwabo bwari busanzwe, ariko aho batangiye gukundanira bwari bwarabaye ubundi. Kubera kuryama buri wese atekereza ku wundi, imbeho y'ijoro ntibari bakiyumva. Rimwe na rimwe bararaga bavugana kuri telefone, amasaha n'amasaha akabashiriraho bakisanga bugiye kubakeraho, kandi ku manywa nabwo ntibwire batabonanye. Nta n'umuntu utari uzi ko bakundana muri ako gace, kuko bari barakundanye kuva bakiri bato. Umunsi amazi y'imyuzure abageraho, byatangiye ari akavura gasanzwe. Ubundi hari mu bihe by'imvura, rimwe na rimwe ikirere kirirwaga gisa nabi, umunsi ukira hagwa akavura kakagwa ari gake ari ubujojo. Muri icyo gitondo nabwo nuko byatangiye, hagwa akavura gake k'ubujojo, abantu bakagendamo bigira mu kazi. Yewe mu masaha ya saa yine hatangiye gucya, bakeka ko n'izuba rishobora kuva. Nyuma ya saa sita hagana saa saba haje ibibundi bihu byuzura ahantu hose, ku buryo ikirere nacyo cyahise kijima cyane. Igitangira kugwa amazi agatangira kuba menshi, abantu bose bahunze bajya kugama. Dave yaramaze kugera mu rugo, aho itangira kuba nyinshi, ahamagara Nora ngo amubaze uko ameze. Nora yamubwiye ko bavuye mu nzu hagana hepfo kuko amazi yari yuzuyemo. Kubera ko hari ikibaya, hari ukuntu abantu bubakaga inzu ahantu hataringaniye, inzu imwe ikaba iri ahagana hepfo, indi isa n'iri hejuru. Amazi rero yari yuzuye mu yo hepfo, mu mbuga yuzuyemo, ariko atarazamuka hejuru. Yamubwiye uko bimeze. Dave wari wibereye mu nzu nawe abona amazi yavaga hanze amugezeho. Bakivugana naramubwiye ati mu minota mike inzu ziruzura amazi.
kandi imihanda ikomeje kuzura. Ngwino duhungire ku musozi ubwire n'ab'iwanyu batangire kuzamuka hejuru ku misozi, kuko niturindira inzu ziratugwaho. Ubanza hari wenda tuvuye mu rugo twagera ahantu hatari amazi menshi. Yamusabye kuguma ku murongo ntakupe, ahamagara inshuti yari ituye mu wundi mudugudu imubwira ko amazi ari menshi ariko ko ari ibisanzwe. Noneho bapanze kuhahungira kuko bumvaga ko bakiri kubifata nk'ibisanzwe. Nora yamwumviraga kurusha uko yumviraga se na nyina. Yabasabye ko bava mu rugo bagahungira ku musozi, banga kwemera. Bamubwira ko nubwo amazi yabaye menshi kitangiye kugabanuka, ko amazi atari bugere ku nzu ya ruguru. We yahoraga yikumburiye umukunzi we buri segonda. Iwabo wa Dave bo bari bamaze kwerekeza aho yarabarangiye mu wundi mudugudu kuko abonaga ibintu bidasanzwe. Nora yerekeje iwabo wa Dave ngo bahunge, ariko akigenda imvura nyinshi yamanukiye rimwe, noneho wasanga hijimye kurusha uko byari bimeze. Yaranyereye agwa hasi, amazi atangira kumumanukana. Dave wamuhamagaraga amubaza aho ageze, nawe yari amazi yatangiye kumugera mu mavi. Yongera guhamagara ngo amusabe ko bahurira ahandi hantu kuko iyo nzira yari yuzuye amazi, nyamara nimero ntiyaciyemo. Yamanutse agana mu muhanda bari bemeranyije ngo amushakishe ataza kumutegereza aho bari bemeranyije akamubura ngo barebe ko bahungira ku musozi cyangwa mu wundi mudugudu. Akigenda haje umuvumbura amukubita amera amazi, akomeza kurwana no guhagarara biranga. Icyakora yari azi koga, agerageza kurwana nayo. Mu mutima aratangiye gutekereza ko Nora ari bupfe byanga bikunda. Aho guhangayikishwa nabo bavukana barimo bashiki be, barumuna be n'ababyeyi be bari batangiye kugira mu myaka y'intege nke, yarahangayikishijwe na Nora. We yari umusore ariko amazi yari yamucishije bugufi. Ku mukobwa we yabashaga kubyiyumvisha. Nako urukundo kazagamo akarushaho kumuhangayikira no kumugirira impuhwe. Uko yarwanaga n'amazi niko yamutekerezagaho cyane akumva namukumbuye. Nora we amazi yamubanye menshi aho yarahagaze, andaturuka ruguru aramushibura ahita agenda arwana nayo. Nawe yari azi koga ariko yisanze yageze mu migezi yatembaga. Koga mu mugezi ngo abashe kurokoka byari intambara kuko amazi yamucubyaga hasi, akarwana no kubura umutwe kandi imvura nayo ari yose. Nubwo bwose yabashaga gushyira umutwe hejuru, amazi yamanukaga mu kirere yashakaga kumubuza guhumeka. Muri ako kajagari n'imvururu zari zitejwe n'amazi, iminara y'itumanaho nayo yaraguye ku buryo n'abari bafite amatelefone batongeye guhamagara ngo bikunde. Telefone zabo zose zahise zicecekera rimwe, n'imiriro y'amashanyarazi irikupa, ahandi insinga ziracika, amapoto nayo agwa hasi. Aho Dave abashije gufatira ku giti akamara umwanya atari kurwana nayo, yashatse kumuhamagara ngo amenye niba akiriho ariko amareza aranga. Nta kindi yishyizemo uretse ko Nora ubwo yari yamaze gupfa. Yarahangayitse yicira imanza avuga ko yatamusaba kuva iwabo wenda ari gukomeza kubaho. Ibyo yigiraga ngo ari gutekereza kuri Nora byarangiye mu masegonda kuko amazi akubye kabiri yo yarahagazemo yaturutse ruguru akamurengera. Kurwana nayo no gukiza amagara ye nibyo byamujemo kurusha impuhwe yagiriraga abandi bantu, zigatuma yifuza kuhamagara agihagaze mu mazi. Ubwo imyuzure yari imaze kugera mu gace kose, leta yagerageje kohereza ubutabazi ariko bwaje kuba buke cyane ugereranyije n'ingaruka amazi yarakomeje guteza. Abakozi bari boherejwe, abasirikare n'abakorerabushake bashyizwe mu bice byari byugarijwe n'imyuzure, ariko kubera ubwinshi bw'amazi imihanda yacitse kandi ibiraro byinshi byaguye, nta buryo bworoshye bwo kugera ku ngo zose babonye. Muri iyo myuzure y'amazi abantu benshi cyane cyane abana n'abatazi koga barapfiriye, batangira kugenda bareremba hejuru y'amazi. Abandi bo bari baguriwe n'amazu, inkangu n'ibiti byavaga ruguru bikaza bibasanga mu bibaya. Byari biteye agahinda gakomeye cyane. Aho ubutabazi buziye, abo babashaga kugeraho babambikaga amajire, abandi bakabashyira mu bwato. Amajire yatangwaga n'abakorerabushake n'ibigo by'ubutabazi yari ibikoresho by'ingenzi byo gufasha abantu kuguma hejuru y'amazi kugira ngo batarohama. Yarakozwe mu buryo yambarwaga na buri wese, noneho bikaba byiza cyane ku bana batari bazi koga. Abari bakiri bazima babashije kwambara utwo tujire bagumye hejuru y'amazi batangira no kugira icyizere cyo kurokoka. Abatabazi bageraga ku baturage bari bari mu kaga mu buryo bwihutirwa bakoresheje uburyo butandukanye bitewe n'ubwinshi bw'amazi. Mu bice by'imisozi n'inkengero z'imigezi aho amazi atari yakageze cyane, bashoboye kugenda n'amaguru bajyana utujire n'ibikoresho by'ibanze bajya ku bantu bari mu ngo, mu mirima no ku misozi. Abenshi bakoresheje ubwato bworoheje bumwe bwabugenewe bukoreshwa mu bihe nk'ibyo kugira ngo bagere ku bantu bari hagati y'amazi maremare kandi menshi. Abatabazi bari bafite amakuru y'ahantu abantu bari kandi bagakora inzira zizewe kugira ngo bazane abantu benshi mu buryo butekanye. Bagenderaga mu bwato kugira ngo bajye gutabara abantu bari mu byago, ariko byari bikomeje kugorana kandi ntibyari bihagije ku bantu bose. Nubwo abantu bose batabarwaga bajyanwaga hamwe, hari abandi bari barokotse kubera kumenya koga. Abo bari bakoze ingendo zigoye bisanga bageze ahantu kure bashoboraga kwicara bakaruhuka. Ikibabaje nuko bwari bumaze kwira, bamwe bakomerekejwe n'ibiti n'amabuye byatwarwaga n'amazi. Imitima yari yizeye agahinda kuko nta n'umwe muri wari wizeye ko abo mu muryango we barabasha kurokoka. Abo kandi n'abari birwanya ko ku giti cyabo hataraza ubutabazi. Kuko bwari bwije bakomeje kugenda bagana ahari ingo, bamwe bateruranye kuko bari barembye. Imiryango yo muri ako gace yabahurije hamwe muri iryo joro batangira kwita ku bari bafite ibibazo bikomeye byo gukomereka.
Nora we ubwo yakomezaga gutwarwa n'amazi y'umugezi yageze ahantu hasaga nk'ahari hagati na hagati aho amazi yaturukaga ruguru agatuza agasa nk'aho atakiri kugenda. Yabaye aruhutse agerageza kuguma hejuru yayo, nuko yari umuhanga mu koga. Iyo areba gato yari kurohama. Imvura ariko yakomeje kuba nyinshi atangira kwiheba no guhangayika cyane. Mu gihe arakiri aho haje ubwato bw'abatabazi baza biruka baramufata bamushyiramo. Ubwo bwato bwashyirwagamo abantu batabawe, babukoreshaga kugira ngo bagere ku bantu amazi yafungiranye mu ngo cyangwa mu gace bigoye ko abantu basohokamo kubera amazi menshi. Abatabarwaga muri ubwo buryo binjijwe mu bwato bicara neza kuko bwari bufite imyanya bicaragamo bakabasha kwikomeza. Nora n'abandi bahise baberekeza ahantu hizewe hatari hakarengeyeho n'amazi. Kubera ko imyuzure yari ikomeje no mu mwijima byarushaho kugorana kugira ngo batabare abantu. Ahantu hari amazi menshi, nta muriro w'amashanyarazi, nta telefoni cyangwa amatara yo ku mihanda. Abantu benshi batabashaga kumenya aho bari cyangwa uko basaba ubutabazi batangiye kwisanga mu mazi menshi batari kwikuramo, batangira gupfiramo. Abatabazi bagombaga gukoresha uburyo bwihariye kugira ngo babone uko abantu babagezaho ubufasha. Bakoresheje amatara y'umuriro yihariye akoresha bateri n'akoresha peteroli kugira ngo barebe aho banyura. Bari bigabanyije mu matsinda, buri tsinda rifite ahantu riri kugenzura. Bakoresheje indangururamajwi n'ibindi bikoresho byumvikanaga cyane kugira ngo abantu bagumye mu mazu bakiri bazima cyangwa bari bafashe ku biti bashobore kubumva. Nabyo byakomeje kugorana kuko hari nijoro kandi habuze urumuri ruhagije. Abatabazi basaba ubufasha bwa drone zifite amatara acana cyane kugira ngo bamurikirwe ahantu hatandukanye. Izo drone zaje ziguruka hejuru y'amazi zerekana aho abantu babaga bari, n'ahabaga hari ibimenyetso ko hashobora kuba hari abantu bakeneye gutabarwa, ni ukuvuga inyubako n'ibindi. Aho babonaga abantu bahitaga boherezayo ubwato bakoherezaho n'imigozi yo gufata abantu bari bari mu mazi. Iyo myuzure ikomeye yari yafashe mu karere kanini cyane ku buryo no kubona aho guhungishiriza abantu byari bigoranye. Aho bari babashije gushyira mu bwato babajyanye kure ahantu bari bizeye ko hatageze amazi, babashyira mu mashuri, mu nsengero no mu nyubako za leta, batangira kubaha ubufasha bw'ibanze bw'ibiribwa, amazi, imyambaro n'ubuvuzi. Kubera ko byari bimaze kugaragara ko imyuzure izamara igihe kirekire, dore ko amazi yari yarengereye akarere kose ku buryo hatashoboraga kubaho gusubira mu buzima busanzwe vuba, leta n'abafatanyabikorwa bayo bashyizeho inkambi nini zari zigamije gutuza abantu igihe kirekire. Bwakeye mu gitondo bategura amahema, ibikoresho by'isuku ndetse hanashyirwaho uburyo bwo kwita ku bana n'abagore. Kubera ko abantu benshi cyane bari babuze aho bacumbika, inkambi yabaye no ku buryo itari gushobora kwakira bose. Inzego z'ubutabazi zafashe icyemezo cyo gukura abantu benshi muri ako karere bimurirwa mu bindi bice by'igihugu bitari bifite ikibazo cy'amazi kugira ngo bahabwe ahantu ho kuba ku buryo bw'igihe kirekire kandi bwizewe. Nyamara barahageze bumva ko hari ibindi bice mu gihugu byashoboraga kwibasirwa n'imyuzure myinshi cyane. Kubera ko bateganyaga ko bishobora kubaho bikaba byagira ingaruka ku gihugu cyose, bihuse bagiranye amasezerano n'ibindi bihugu bihana imbibi kugira ngo bajyaneyo abantu bake babe babagabanyije mu nkambi zo mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ibindi byago byashoboraga kubaho. Muri abo bantu niho na Nora yari ari. Yasaga n'uwataye ubwenge, bagerageje no kumuha ubuvuzi bw'ibanze. Yari mu bantu bari banyweye amazi menshi cyane ku buryo bakimugeraho babanje kuyamurutsa. Yari yanakomeretse ku gahanga, ku maboko no mu mugongo. Kandi abantu bari kumwe nawe bagombaga gukuramo bamwe bakabohereza mu bihugu by'abaturanyi, abandi bagasigara mu gihugu imbere. Mu kubatoranya, abana bato cyane cyane ab'impinja n'abari munsi y'imyaka 10 nibo ba mbere bashyizwe ku rutonde rwo kwimurirwa mu bindi bihugu. Impamvu nuko aribo bari bafite intege nke, bisaba ko habaho kubarinda byihuse cyane ko batari basobanukiwe uko bakwirwanaho. Abakurikiyeho gushyirwa ku rutonde bari ababyeyi batwite n'abagore bari bafite abana bato. Kwimurirwa mu kindi gihugu byari gutuma babona serivisi z'ubuvuzi, ibitaro n'abaganga bashoboraga kubakurikirana neza. Bakurikije abari bafite indwara zikomeye n'abari bakeneye ubuvuzi bwihariye, nabo bari ab'ingenzi mu bo leta yahisemo kwimura. Nora nawe bamushyize kuri urwo rutonde rw'abari bakeneye kwitabwaho mu buryo bwihariye cyane ko atabashaga no kuvuga. Nyuma yabo bongeyeho abari bafite ubumuga ndetse n'abatari bafite imiryango ibitaho. Abo bantu ntibashoboraga kwirwanaho cyangwa gukiza ubuzima bwabo mu gihe hari kuba hongeye kuba imyuzure yashoboraga no kugera muri iyo nkambi, bityo inzego zibafata nk'ab'ingenzi mu kwimurwa. Nibwo noneho batoranyije n'abandi baturage hashingiwe ku bushobozi bwo kubatwara, ubushake bw'ibindi bihugu bwo kubakira n'uburemere bw'ingaruka byari byageze ku miryango yabo. Abantu bari bafite imiryango n'inshuti mu mahanga bahawe amahirwe yo kwemererwa kujyayo mbere kugira ngo bazabe bafite aho babarizwa. Nora na bagenzi be benshi bageze hanze y'igihugu batangira kubitaho babashyira mu nkambi. Zari zoroheje ariko zitari amahema, arimo inyubako za leta zitari zigikoreshwa. Aho hantu hari harigeze kuba ibiro by'intara, igihe kigeze barabyimura hasigara ntacyo hakoreshwa. Leta yo muri icyo gihugu yari cyapangira icyari kuhakoreshwa. Yemeye gucumbikiramo abo bantu bari baturutse mu kindi gihugu bitewe n'imyuzure. Aho bashyizemo ibitanda byoroshye, ubwiherero bw'agateganyo n'ahagenewe gutekerwa. Abagore batwite cyangwa bafite abana bato bashyizwe mu byumba byihariye kugira ngo boroherezwe guhabwa ubufasha bwihuse. Abasaza, abafite ubumuga n'abarwayi nabo bashyizwe hafi y'ibitaro by'agateganyo byari byashyizwe muri iyo nyubako kugira ngo bahabwe imiti n'ubuvuzi bw'ibanze.
Abagabo n'abandi bantu bari bafite imbaraga bashyizwe mu byumba bitandukanye banahabwa imirimo yo gufasha mu isuku no gucunga umutekano w'inkambi kugira ngo ubuzima bw'abantu bose burindwe mu buryo bwiza. Batangiye kubaho ubuvuzi, ibyo kurya, imyambaro mishya n'aho kurara. Nibwo noneho bongeye kureba amakuru kuri televiziyo. Nora yaratangiye gutora agatege ariko kumva ashoboye no kuvuga. Icyakora arakiri mu bitaro by'aho mu nkambi. Mu minota mike nyuma yo kwicura atangiye gutekereza neza, kuri televiziyo batangaje amakuru y'ibyari byabaye mu gihugu cyabo. Abantu barenga 2/3 mu bari batuye mu karere k'iwabo byari biri gukekwa ko ari bo bamaze gupfa. Amashusho yafatwaga na drone kuko amazi yari yanze gukama bitewe n'uko ayo mu nzuzi no mu migezi yari akiri menshi nayo. Mu gihe yarebaga mu mashusho yabonyemo ikote, yitegereje neza abona ari irya Devo. Umutima wamuvuyemo agahinda karamwica, mu mutima yemeza ko ubwo yapfuye. Devo akimuhamagara nawe akava mu rugo agiye kumureba, amazi yabajyanye mu byerekezo bitandukanye batarahura. Ntiyarazi imyambaro yambaye iyo ariyo. Ako gakote yabonye mu mazi kareremba nako yari yaramuhaye. Kari agakote k'umukara kari karimo amabara y'umweru. Inyuma kari kameze nk'ishashi ku buryo amazi atari gupfa kukinjiramo imbere. Kari gafite imashini, gafite n'ingofero. Ibyo byari ibimenyetso byako yarazi neza. Kukabona rero nta kindi byari bisobanuye kuri we uretse ko ubwo Devo yari yapfuye. Mu mutwe we hatangiye kuzamo inkuru y'urukundo rwabo guhera mu bwana bwabo kugeza ubwo. Bari barakundanye urw'ukuri, bubahana, bagafatanya muri byose, kandi buri wese muri ako gace abizi. Kuko Nora yaramaze kubona ko birangiye, yiyumvisemo ko asigaye ku isi wenyine. Yongeye gutera agatima ku babyeyi be, kuri barumuna be n'abasaza be. Byari biteye agahinda kuko nabo nta cyizere cy'uko bari bakiriho yari afite. Aho hantu niho bari bagiye kumara iminsi batari bazi ngo ni ingahe. Uko byagaragaraga gusubira mu gihugu ntibyari gupfa gukunda, kubera ko muri iyo nkambi hari harahuriye abantu benshi bari barahuye n'ibyago bikomeye, harimo ababuza ababo, ababuza aho kuba, ndetse n'abahungabanye mu bitekerezo. Ubuyobozi, abashinzwe imibereho myiza ndetse n'abihaye Imana baje kubaganiriza ngo babafashe kwiyakira. Nora amaze gukira, we n'abari mu bitaro bose babahurije mu kibuga kigari cyari hafi aho, babaha ihumure. Babanje kubasaba kwishimira kuba bakiriho nubwo ibyago byabagezeho bikabatwara byinshi. Umwe mu bihaye Imana yarababwiye ati twese turi hano turababaye, ariko kuba turi kumwe uyu munsi birerekana ko hari icyizere kikiri imbere. Iyo umuntu akiriho aba afite amahirwe yo kongera kubaka, kongera gukunda no kongera gusubirana imbaraga. Nta kindi gishimisha Imana nk'uko umuntu wari wacitse intege ashobora kongera guhaguruka. Mwibuka ko nubwo urupfu rw'abantu bacu rudukomeretsa rudakwiriye kutwambura icyizere burundu. Imana niyo yabahaye ubuzima mwebwe mukiriho, kandi ibyo ni ishimwe rikomeye. Umuyobozi mukuru wari ushinzwe abari mu nkambi nawe yagize ati mu buzima ibyago ntibibura, ariko kwibanda ku byatakaye gusa. Tujye tunashima iby'ingenzi tukibitsemo. Turacyahumeka kandi iruhande rwacu haracyari abantu. Byarashobokaga ko twese twicwa n'imyuzure, ariko nibura twararokotse ngo tuzuze ikivi cy'abatuvuyemo. Rimwe na rimwe Imana iraturokora ngo dukomeze kubaho kugira ngo tube isoko y'ihumure ku bandi. Ntimwihebe rero, kuko niyo byose byasenyuka, kuba tukiriho bivuze ko hari byiza bishya bizaza. Iminsi yakomeje kwicuma, abantu bose babayeho mu gahinda. Abenshi cyane bari barahunze, bari batangiye kumenyera ubuzima. Ikibabaje nuko ubwinshi bw'impunzi bwatumye hatera icyorezo cya korera. Abantu baho kavukire bahise bohereza imiti yo guhashya icyo cyorezo. Hafi aho hari urusengero, nuko baruhindura ibitaro mu gihe gito, kandi hafashwe ingamba kugira ngo abanduye korera bashyirwe ukwabo. Abaganga baho bitanze batizigamye, babavura uko bari bashoboye. Abantu baho hano hari haraje impunzi batanze ubufasha cyane muri ibyo bibazo byose, kandi umuntu wese wabaguze ibijyanye n'ubuvuzi yaritanze aza kwita ku barwayi. Nubwo hashyizweho imihati myinshi yo kwirinda icyo cyorezo, abantu bamwe baranduye kandi abandi bapfuye mbere y'uko gikumirwa. Impunzi zari zikomeje kwiyongera kuko bahazanaga abandi bantu bo mu bindi bice byari byibasiwe n'amazi. Ibyo byatumye hafatwa isambu nini ishyirwamo inkambi y'impunzi, bubakamo amahema. Hashinzwe amahema amatabarirwa mu magana, maze ihema rinini ryari ryavuye mu kindi gihugu barigira ibitaro byo kuvuriramo abantu korera. Mu gihe Nora yitabwagaho atarakira neza, hari umukobwa wari ku gitanda cyo hakurya wabashije gukira mbere, yabona bari mu kigero kimwe akaza kumuganiriza. Nora yarariraga amarira akamanuka ku matama akagera mu ijosi. Yarizwaga n'abantu be bari barapfuye, cyane cyane Devo. Yumvaga ari nyakamwe. Uwo mukobwa witwaga Mayani yaraje aramuhumuriza, aramuganiriza, birangira bose bisanze bahuje ibibazo ku ruhande rumwe, kuko bose bari barabuze abo mu muryango wabo. Abo mu muryango wa Mayani hafi ya bose bari barapfuye. Yabwiye Nora ati abantu baje n'abafite imiryango muri iki gihugu bari kubafasha kuyishakisha. Abazi aho batuye bari kubafasha kugerayo. Nanjye nzi agace papa na musaza wanjye batuyemo. Nora ati batuye he? Ntabwo mwabanaga? Mayani ati papa na mama barashwanye cyane, birangira bahanye gatanya. Bari barabyaranye abana 2 gusa. Mu kubagabana, mama yansigaranye njye na barumuna banjye 3. Papa nawe avuga ko atabaho nta mwana afite. Musaza wanjye wamukundaga kubiyemera ko bazabana. Kubera ko papa yari afite bene wabo muri iki gihugu, yafashe musaza wanjye barahaza.
musaza wanjye yitwa Farisi, andusha imyaka 3 gusa. Simuheruka kuko hashize imyaka 8 we na papa bimukiye inaha. Mbere y'ibiza papa yavugishije mama mu mazi amakuru yacu anatubwira agace atuyemo. Nyemerera nsaba ubufasha badufashe kugera ku muryango wacu tutazapfira muri iyi nkambi twishwe n'ibindi bintu tutazi. Mu gihe icyorezo cyateraga rero abahagarariye inkambi bafashe umwanzuro wihuse wo gufasha abantu kugera ku miryango yabo kuko bari bafite bene wabo muri icyo gihugu. Mayani na mugenzi we Nora babajyanye mu gace bavugaga ko ariho ababyeyi ba Mayani batuye. Babajyanye ku muyobozi wako bamubwira imyirondoro yabo n'amazina yabo bari baje gushaka. Nyuma y'iminsi 2 barabahoza. Se wa Mayani yishimiye kongera kubona umukobwa wari muzima. Babakiranye urugwiro babaha ikaze mu rugo rwabo. Yari yaranze gushaka undi mugore ategereje ko Farisi abanza kuba umusore mukuru. Farisi akibona Nora bari bazanye ngo bajye babana iwabo, akanyamuneza karamurenze atangira kwimwenyuza mu mutima. Umukobwa yari mwiza cyane, afite amaso yererana, ateye neza, afite umusatsi mwiza utamugereranya na mushiki we Mayani wasaga nk'uwuzuye imikori mu maso. Nora yari agifite inkovu ku gahanga ariko yasaga nk'umutako wagira ngo yagiye ahantu habugenewe bamushyiraho tatuwaje. Iby'inkambi bari babyibagiwe, bari bagiye gutangira ubuzima bushya. Nta na gahunda yo kuzasubira mu gihugu bari bafite kuko bari barahahamutse bumva ko Imana yahavumye. Nubwo bwose amazi yatangiye gukama, nta n'umwe washakaga gusubirayo. Mayani na Nora bo ntibari bagitegereje ko leta bafatira imyanzuro yo kuva mu buhungiro kuko bari bifitiye ahandi hantu bari kuba bigenga. Ukwezi kwarashize, amezi 2 arashira, hashira amezi 3, bigera kuri 6 Nora yari yakiriye. Nubwo bwose agahinda kataburaga ariko kuko byari rusange ku bantu benshi yagerageje kwishakamo ibyishimo. Farisi nawe yabaga amwitayeho kuko yabonaga ubwiza bwe atazabwihanganira ngo amufate nka mushiki we nk'uko bamwakira mu muryango wabo bamubwiye, ahubwo yashatse uko amutwara umutima. Uwo musore yamugaragarizaga ko atari wenyine, yarwara akamufasha kubona ubuvuzi n'ahantu ho kuruhukira kandi akamwereka ko ashobora kumuba hafi mu bihe bikomeye. Ibyo byarushijeho kumworohera kuko na Mayani yifuzaga ko bakundana bakazanibanira. Uko iminsi yagiye yicuma baganira bagasangira ibihe byiza n'ibihe bikomeye, Nora yatangiye kubona ko afite umuntu wizewe wita ku mutekano we n'amarangamutima ye, bituma atangira kwiyakira buhoro buhoro. Uko kwiyakira kwiyongeraga, amarangamutima ye nayo niko yabaga azamuka. Yisanze batangiye kugirana umubano utari w'abavandimwe babiri bavukana, ahubwo yisanga mu mubano w'abari mu rukundo. Farisi yamubwiye ibyifuzo yaramufiteho, Nora afata igihe cyo kubitekerezaho. Mu by'ukuri ntiyari gukundana n'undi musore wo muri icyo gihugu utazi ururimi rwe n'umuco we ngo amurutishe uwo Farisi baturukaga mu gihugu kimwe bahuje byose birimo n'ururimi. Ikindi ntiyari kuzahora gutya adafite umukunzi, yagombaga kuzagira igihe agakundana agashaka umugabo. Guhora yibuka Devu sibyo byari gutuma adakomeza ubuzima, cyane ko ntacyo yari kubikoraho. Nyuma y'icyumweru na Mayani amushishikariza kubyemera, yemereye Farisi kumubera umukunzi. Kubera ko Farisi yari amaze kugira ibyo ageraho, afite inzu ye bwite, amasambu n'amatungo, we na Nora nta gihe kinini bari kumara batabanye. Ahubwo papa wabo yamenye imigambi yabo, yishimira ko bakundana kandi ko bendaga kubana, abemerera kubashyigikira. Mu gihe bari batangiye gusiga amarangi, bari gutegura uko bazajya gusezerana mu mategeko no mu idini, babonye itangazo ritunguranye. Nubwo benshi mu baturage bari barafashijwe kugera mu nkambi zateguwe na leta, hari abandi bake babashije kwirokora bagahungira mu bindi bice by'igihugu. Abo bantu kuko bari bake bagiriwe neza n'abaturage bari bahatuye, babafasha kubona ibiribwa, imyambaro n'ahantu ho kuryama, ndetse babafasha no gukomeza kubona amakuru y'abimukiye mu nkambi zaba izo mu gihugu no hanze yacyo. Abo bantu rero bamaze gutora agahenge batangiye kujya mu nkambi zo mu gihugu ngo bashakishe ko hari abo mu miryango yabo baba bararokotse bakabashyira muri izo nkambi. Devu yari umwe muri abo bantu. Bagenzi babo batangiye kubona ababo barokotse muri babandi basigaye mu gihugu, kandi abari barahasigaye nibo bari bafite amagara mazima ugereranyije n'abandi bimuriwe mu bindi bihugu. Yibajije niba n'abashakishije atabona Nora, bituma agana ku nkambi zose zo mu gihugu, ariko bamubwiye ko batwaye ab'intege nke, abana bageze mu zabukuru, abari barembye n'abari bafite ubumuga. Icyizere cyo kubona Nora kiragabanuka. Yiteranyije na bagenzi be basaba leta ko yatanga amatangazo ahantu hose, bikagera no mu nkambi zo hanze y'igihugu, bakamenya ko ari abantu barokotse ku buryo bo mu miryango yabo baba bararokotse bashaka uko bahura nabo. Leta yiyemeje kubafasha bakamenya niba mu muryango wabo hari abarokotse nabo mu nkambi bakabimenya. Ni nacyo yifuzaga, ko abantu bahura na bagenzi babo, ababishoboye bakava mu nkambi. Itangazo babonye rero ryari ry'uko hari abantu barokotse bagahungira mu bindi bice by'igihugu, bityo bakaba bari gushakisha ababo bahungiye mu nkambi. Ryari ritunguranye kuko Nora, Mayani cyangwa abiwabo baketse ko ubwo wenda bo mu miryango yabo bose bashobora kuba batarapfuye. Kubera ko iryo tangazo ryagombaga kujya rinyura ku mbuga nkoranyambaga za leta zitandukanye, biyemeje kujya bazisura buri munsi, bagakurikira amatangazo kuri radiyo zabo no ku mateleviziyo ngo barebe ko babona cyangwa bakumva amazina y'abashakishaga ababo, ko wenda babonamo uwo bazi. Mu gihugu cyabo aho Devu yarakomeje gusaba ubufasha, leta yakoze urutonde rw'ababuze ababo cyangwa bashaka guhuzwa nabo. Urwo rutonde barushyize ku mbuga nkoranyambaga, banditse amazina y'abo bantu, buri wese bamusobanura mu buryo burambuye.
bavugaga amazina ye, imyaka ye, imiterere ye, aho yari atuye n'amazina y'ababyeyi be cyangwa se umwe mu bana be, bakavuga ko akiriho kari gushakisha abantu be baba baragiye mu nkambi. Iryo tangazo ryacaga kuri radiyo, kuri televiziyo bagacishaho n'amafoto cyangwa amashusho ya buri muntu. Ari mu masaha ya saa 8, Nora akomeje kureba ku mbuga nkoranyambaga z'ubuyobozi bw'iwabo no kuri televiziyo, yabonye Dave mu bantu bashakishaga bo mu muryango we barokotse. Dave yarivuze avuga aho aherereye, imyaka ye n'ibindi. Nora ntiyarakeneye kubisobanura cyane ngo amenye ko ari we, isura yari yayiboneye. Iby'uko we na Farisi bateguraga ubukwe yarabyibagiwe, atangira gutekereza uko ari kujya kumureba. Kubwira Farisi ngo yabonye umukunzi we wa kera, yumvaga bizamuca intege cyane ko n'umuryango we bari bategereje ko umunsi w'ubukwe ugera. Kubera ko ari mu gihugu cy'abandi kandi yatekereje ko nabibabwira bari burakare, bakaba bamufatirana bakamugumisha aho ngaho ku ngufu. Kugira ngo bidateza ibibazo, yaganiriye na Farisi ari babiri, amubwira ko yabonye ari musaza we. N'ubundi nubwo yari yarababwiye inkuru y'urukundo rwe na Dave, ntibari bazi isura ye n'amazina ye yombi. Yaramubwiye ati, yitiranwa n'umukunzi wanjye nawe yitwa Dave. None rero nshaka ko mwamfasha nkajya aho ari, nawe akabona ko mpari, wenda yazataha n'ubukwe bwacu. Farisi yabitekereje aramubwira ati, ni byiza ko ubonye musaza wawe kandi ndagufasha uko nshoboye mugereho, ariko gahunda dufite urazizi. Njye nasigara inaha nzitaho, wowe ujyane na mushiki wanjye Mayani mujye kumureba, muzajya muduha amakuru. Mayani na Nora barajyanye, bamaze kwambuka umupaka Nora amubwiza ukuri. Yamubwiye impamvu yababeshye ko agiye kureba ari musaza we aho kubabwira ko ari umukunzi we, kuko kubibabwira yatekereje ko byashoboraga gutuma bamuza kujya kumureba. Mayani yarababaye cyane ariko agerageza kubyumva. Aho kumurwanya yamusezeranyije kumufasha, bakazaba babibwira iwabo nyuma yaramaze kubonana na Dave. Mayani yumvishaga uko byari kugenda yongeye kubona umukunzi we nubwo yarazi ko yapfuye. Yari yaragwiriwe n'inzu y'iwabo abyirebera. Bageze muri quartier z'aho Dave yavugaga ko aherereye, bajya ku muyobozi w'umurenge abafasha kumushakisha. Yatanze amatangazo hose abasaba ko babona Dave, yamubwira ko hari abantu barokotse imyuzure bari kumushakisha, ko bageze muri uwo murenge kandi ko ku biro byawo ariho bari buzindukire mu gitondo kugira ngo abasange. Mu gitondo cya kare yazindutse ajya ku biro byawo, yibwira ko wenda ari barumuna we cyangwa ababyeyi be. Ntiyatekerezaga ko yaba ari Nora. Akigerayo yasanze ari we, abanza gusa nk'ufashwe n'amashanyarazi. Amarangamutima yamubanye menshi, kwizera ko ari we biramugora. Yarahagararanye na Mayani ariko Mayani we ntiyaramuzi. Nora yabonye ukuntu yari ahise ahagarara hamwe, asigira Mayani agatambaro yari afite, agenda yiruka amusatira. Dave nawe atera intambwe agana imbere, bombi barahoberana cyane. Itangazamakuru ryahise rihagera, ritangira kubabaza uko babashije kurokoka n'isano bafitanye. Nora niwe wabanje kuvuga ko yatabonye n'inzego z'ubutabazi, avuga nuko yisanze kwa Mayani, aboneraho no gushimira umuryango wawo. Dave nawe yarasobanuye, avuga uko yabonye undi muntu bagafatanya koga bagana mu bindi bice, bageraho bakagenda mu mazi yabageraga mu mavi, paka bageze aho imyuzure itari yagize bakitabwaho. Ku mugaragaro, abo bombi batangarije itangazamakuru ko bahoze bakundana kandi ko bari buve ku murenge bafashe itariki yo gusezeraniraho. Ayo mashusho yakwirakwijwe ahantu henshi cyane, hafi ku isi yose, kuko ibyo biza byari byaramenyekanye ahantu henshi cyane. Abo hirya no hino babaga bafite amatsiko yo kumva abantu bagiye guhura nyuma y'imyuzure. Dave na Nora bari bongeye guhura. Nubwo iyo nkuru yari nziza, kuri Farisi yari mbi. Guhita byakira byaramugoye kuko yarageze kuri imyiteguro y'ubukwe, ari gusukura inzu kandi ari kurundanya amafaranga yo kuzakiramo abantu. Amahirwe yarahari kuri Nora, nuko atari yagasezeranye nawe mu mategeko ngo wenda babaye umugabo n'umugore. Mayani we yanze gusubira iwabo mbere y'ubukwe bwabo, ababwira ko azabanza kubutaha. Nora arushijeho kwishima kuko aramubereye umuntu udasanzwe, nababazwe nuko yaragiye kubana na musaza we bikaba byari bipfuye, ahubwo akishimira ko agiye kubana n'uwahoze ari umukunzi we. Igishimishije kurushaho nuko habura umunsi umwe ngo ubukwe bwabo bube, habonetse abandi bantu bo mu muryango wa Nora na Dave bari bararokotse bibera mu zindi nkambi zo mu kindi gihugu. Abo bari abantu bane, harimo mama wa Nora, papa wa Dave na barumuna be babiri. Icyarokoye mama wa Nora nuko Nora akimara guhunga nawe yamukurikiye ngo amubuze kugenda mu mvura no mu mivu y'amazi, yaba akigenda inzu yabo igahita ihirima ikagwa abandi batarasohoka. Nawe yatabawe n'ubwato ariko bamujyana mu yindi nkambi, birangira yisanze mu kindi gihugu gitandukanye n'icyo ba Nora bari bahungishirijwemo. Ubukwe bwabo bwabereye mu gace kari karahaye Dave na bagenzi b'ubuhungiro. Hari ahantu heza, hera kandi akazi kakabasha kuboneka. Nyuma y'ubukwe, Mayani yanze gusubira mu gihugu se na musaza we bari batuyemo, abarekera ubuzima bwabo, cyane ko n'ubundi bari baratandukanye kera. Yigumiye kwa Nora, abana na mama wa Nora barahawe insimburangingo y'ukuguru kubera ingaruka z'imyuzure zavuyemo gucibwa akaguru k'ibumoso. Nyuma y'imyaka 2 Dave na Nora babana, Mayani nawe yiboneye umukunzi ndetse bataha ubukwe bwabo. Mayani abwira umugabo we ko urukundo rwa Dave na Nora bakwiriye kurwigiraho, nabo bakabana mu mahoro, bagakundana mu bihe byiza n'ibibi, kandi bakaba biteguye gusiga byose kubw'urukundo rwabo. Igihe cyarageze, Farisi na papa we nabo bakira ko Nora yarakwiriye kubigenza uko yabigenje, ndetse rimwe na rimwe bo n'abagore babo, yaba wa Farisi n'uwa papa we, kuko nyuma yageze hagashaka undi, baza gusura Mayani bakanasura Dave na Nora.
Naho dusoreje inkuru yacu ya Devo na Nora wongeye guhura nyuma y'ikiza cy'imyuzure cyahitanye abarenga 2/3 by'abaturage baho. Niba wayikunze ushake mugenzi wawe umwe gusa uyisangiza, ushobora kuduha igitekerezo ugakanda like ukanakora subscribe niba utarayikora. Naho ubutaha.